Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina ni Bishop Musoni Deborah Josiane. Itorero ni Eagle Vision Evangelical Church riba Nyagatare ndetse no mu Mutara. Turashima Imana rero kuko komeje kutugirira neza. Ngewe uhagaze imbere tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kandi ndifuza ko nakubera umugisha, ariko si ngewe, Imana muri ngewe yongere ihembure ubugingo bwawe, yongere kugirire neza kandi yumve gusenga kwawe. Amen. Wowe uzatega amatwi iri jambo, wowe uzakurikirana iki kiganiro cyangwa iri teraniro, Imana izahembura ubuzima bwawe, igiraho gukura, igire nta kugeza. Muririmbye yararirimbye ngo nkuko imvura igigwa ntisubireyo idatoheje ubutaka, ngo niko n'ijambo ry'Imana rimeze. Ntabwo imvura ijya igwa ngo isubire ubutaka budahembutse. Nawe ijambo ry'Imana rye kubira isanzwe mu buzima bwawe, ariko rigiraho rigukura, rigire naho rikugeza. Dufatanye kwakira umugisha. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero, cyangwa tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37, umurongo ndahera ku wa mbere ngeze ku wa 4. Umutwe w'aya magambo cyangwa umutwe w'iri jambo tugiye kumva na rihaye umutwe uvuga ngo urukundo ruri hagati y'umubyeyi ndetse n'umwana. Yego, urukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana. Uru rukundo ntago rworoshye kuruvuga, ariko numva ari urukundo twe abenshi nk'umwana w'umuntu wabyawe hari ukuntu wumva yuko rugomba kuba ruhari. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, ahasigaye tuganire. Haranditse ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zilupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakoze. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo, bose baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Amen. Aba bahungu ni bene Yakobo ari we Isirayeli. Harimo umuhungu witwa Yosefu, niwe tugiye kuvugaho cyane. Imana ijya yemera ko muvukana n'abantu benshi, ikemera ko muvuka muri 10, muri 7, 5, ariko ikagiramo elema imwe ikuramo ikavugwaho cyane, kubera ko hari umugambi cyangwa hari gahunda idasanzwe igiye gukorwa n'uwo mwana wavutse muri uwo muryango. Rero urukundo rwa Yakobo rwari ruri kuri uyu mwana cyane, kuko cyane yavutse ku mugore witwa Rachel, ariwe yari yararwaniriye imyaka myinshi, imyaka 7, arimo aramukorera kugira ngo azamutsindire. Aza kubona mukuru we ari we bamuhereza Leya, ariko kuko yabyutse mu gitondo, ijoro bari bamuhayemo umugeni we, wasanga uwo yashakaga atari we. Mu muco wabo ngo ntago byari byemewe yuko umutoya yashaka umukuru atarashaka. Biba ngombwa yuko Leya aba ari we batwara. Ariko igitondo agiye kubyuka, asanga umugore afite siwe mugore yashatse imyaka yose, cyangwa yumvise ari urukundo rw'ubuzima bwe. Haleluya. Asanga abana n'umugore, ari kumwe n'umugore atashakaga. Asubirayo abwira Labani, aramubwira ati se ko naje imyaka yose nashatse gukora 7 yose nyimaze ngira ngo nzabone umukobwa witwa Rachel, ariko biranze, mbonye mukuru we. Byagenze bite? Niki cyatumye bigenda bitya? Aramusobanura ati mu muco kirazira yuko umwana mutoya yashaka umwana mukuru agihari. Undi nawe aravuga ati kubera urukundo mufitiye, kubera ko numva amarangamutima yanjye yose ari kuri Rachel, ntabwo numva yuko ndamwemeye. Yego, yamaze no kuba umugore wanjye, ariko hari uwo numva umutima wanjye ushizeho ubwenge bwose, cyangwa amarangamutima yanjye ariho wese, ari we Rachel. Nemeye yuko ikindi kiguzi mwansaba cyose nagitanga, ariko nkazabona umugore nakunze.
uwo mwanya bamwongeza indi myaka 7 kugira ngo yongere amukorere. Arayikora rwose, ariko imyaka ko yabaye 14 aza kubona umugore we yumvaga yifuza, cyangwa umugore w'inzozi ze, tuvuge mu mvugo y'iki gihe. Umugore w'inzozi ze yari Rachel. Aza kumuhabwa. Rachel atinda kubyara nawe, ariko nyuma yaho aza kubyara abahungu 2. Umwe niwe Yosefu, undi yaje kuvuka. Amaze kuvuka aza guhita mama wahita apfa ako kanya, ariwe Benoni cyangwa Benjamin. Aza guhita apfa akimara kumubyara. Nuko aba bana abakunda cyane, aramutonesha uyu yitwa Yosefu, amukunda urukundo tushaka kuvugaho ariko rudasanzwe. Uru rukundo ntago ari we watumaga mukunda gusa, ariko hari umugambi w'Imana wari ku buzima bwa Yosefu. Hari icyo ise yamubonagamo, cyangwa mu kumurera hari ukuntu yabonaga ari umwana udasanzwe. Noneho ngo uko bagiye kuragira, yabanaga na bene Zilupa ndetse na Biruha, bari inshoreke za se, bari bo bagiye babyara bakuru be. Arangije ngo bajya mu murima, ukoze udufuti, watukanye n'undi, wafashe inka nabi cyangwa ihene intama nabi, buri wese ikosa yakoze akagenda rya registra mu mutwe we. Uko ari bitse mu mutwe we, yagera mu rugo akabwira se ati Yuda yakoze ibi ngibi, Lewi yakoze ibi ngibi, Manase yakoze aha n'aha, ibi n'ibi byose byagenze bitya. Buri mwana wakoze ikosa ryose akagenda aribarira se. Noneho bituma abana badakomeza kumwiyumvamo, kuko no muri famiye bisanzwe ufitemo umwana ukunda kurega abandi, bagoma babwira uriya nawe ubwo agiye kuvuga, uriya nawe ibi n'ibi, ariko we nuko yarateye, nuko byari bimeze. Rero aya masaha tugiye kuganira, nenda kuvuga ngo urwo rukundo rw'umubyeyi ntago rwari rushingiye ku birego atanga cyangwa ku biri kuba, ariko ni icyo yamubonagamo, icyo Imana yari yaramuteguriye. Hari ukuntu we iyo mpumuro yiyumvagamo cyangwa yamubonagamo umuntu udasanzwe. Mwene data, nta muntu uba ukomeye uca mu bintu byoroshye. Iyo iteka ryose uzavamo umuntu ukomeye, unyura mu ruganda nawe rutoroshye. Hari ahantu hakomeye ugomba kunyura kugira ngo nugera hahandi utazavuga ngo nirare cyangwa nukubitwa n'ikindi gikosi aho ngaho imbere uvuge ngo ntago ari cyo nari nkwiriye kunywa. No, Imana irakwemera ukagicamo mbere, cyangwa muri ya nzira ukabicamo, kugira ngo hahandi nugera hahandi uzavuge ngo Imana yakoze cya gihe n'uyu munsi ishobora kundwanirira. Imana yakoze cya gihe n'ejo hazaza nimba ngihumeka izongera ingirire neza. Yosefu rero abana n'abakuru be, akagira impano yo kurota. Yajya arota inzozi akazibasemurira, akababwira ati narose, ejo akongera ati narose. Nabyo bibiyindi problem. Icyambere nuko asanzwe abarega, asanzwe ari kavuzivuzi hariya, none hageretseho no kugira gute akarota. Noneho ifovuare ntago inzozi yabaga afite zari inzozi zisanzwe, zari inzozi nazo zidasanzwe kandi zijyanye n'umuhamagaro ndetse n'inzira ari gukurikira. Ariko kuko yarakeneye kurerwa, yarakeneye guhugurwa, yarakeneye gufashwa, yabigombaga kuzivuga kugira ngo hagire umufasha. Ariko inzozi yarotoye nta numwe wabashije kuzimusemurira, ahubwo nase wagize kugira ngo abashe kugira icyo yerekwa. Nawe yahise avuga ngo ariko se birashoboka ko ngewe na nyoko ndetse n'abarumuna n'abakuru bawe na bene so twese tuzajya tuza hano tukagupfukamira. Ubwa mbere ngo yarose bagiye mu murima ngo bahambira imiba. Ubwo bahambiraga imiba imitwaro abantu batahijeho, urawufunga umutwaro, wamara kuwufunga ubaye munini warangiza bakawushinga hasi. Yo ushingaga hasi wabaga ugiye nko kuwikorera ushizeho ingata cyangwa hano ku rutugu ugiye gushira hano kugira ngo uze kubona uko ubyikorera neza. Noneho ngo bo babona imiba y'abandi ibyo barimo barafunga, iyo mitwaro bamaze gufunga biteguye kugira ngo bayikorere, ngo arabona iz'abandi zose ziraje zikubise hasi, ariko umuba wigumye uhagaze. Bibatera ikibazo kubera iki wawugumye uhagaze, iby'abandi bikaba hasi. Arongera arota inyenyeri, nazo ngo akabona izo nyenyeri zari 11. Yababwira histoire yose bagasanga no, ntago bashaka kubyumva, kuko wasangaga koko iye nibihagaze azabayobora, nibimwa uwe icyo gisigara icyo kizima azabayobora. Arangije baramubwira bati birashoboka gute ko ngewe na bene so ndetse na nyoko twazicara tukaza tukayoborwa nawe? Wowe kana gato yatubona gutya, wowe tubyaye ejo bundi, wowe tubona tugendana tukigisha kwambara, tukigisha kugenda, ni gute? Ariko Imana tukiri insoro mu nda za ba mama ngo iba yaratuvuzeho kera.
tukiri insoro mu nda, tutari twaramukwa, n'ababyeyi bacu bataratumenya, ndetse nabo batarabaho, Imana yari ituzi, Imana yari ikuzi. Pe importe inzira wabucamo, inzira wabunyuramo yose ntabwo ikanga Uwiteka, inzira wabunyuramo yose ntabwo itungura Uwiteka, ahubwo icyo Uwiteka ikanga nuko ukubona utari muri wa muhamagaro, nuko ukubona idahagaze muri bya bihe yakuremeye. Icyo nicyo kiyitera ubwoba, yibaza ngo mbese uriya muntu azi uwo ari we, ese azi agaciro afite. Haleluya. Ese uzi umugabane ufite, uzi icyo wateguriwe, uzi impamvu waremwe, uzi impamvu uriho, uzi impamvu abandi mwari kuvukira rimwe, mwavukiye rimwe bakaba baragejeje imyaka 5 bagapfa, abandi mukavukira rimwe bagera muri kuveze bikarangira, abandi mukavukira rimwe byagera mu mwanya mutoya ati wa muntu biranze, yagera imyaka nk'iyo ugiye kugera bikaba biranze, bamwe bakaba parariza abandi. Wowe ubuzima ubayeho wari wicara ngo utekereze uvuge ngo no, hari umugambi w'Imana, kuko ntabwo wapfuye kuza. Yuba ari uwo gupfa kuza, iyo nda yari buvemo. Yuba utari uwo kwemerwa, iyo nda yari burangirire mu nzira. Ariko impamvu urimo urageragezwa nukubera kuri Imana ikomeye. Sifa kwa Mungu. Impamvu urimo urageragezwa nuko hari ibihe ugomba kunyuramo, kandi iyo tutageragejwe ntabwo tugera imbere ngo dukomeze abandi, ntabwo tugera imbere ngo twigishe abandi, ntabwo ugera imbere ngo uzabone icyo ubwira abandi. Nukuvuga ngo igikombe cyose urimo uranyweraho bisobanuye ko imbere yawe hari abandi bazakinyweramo, uri murigishwa kugira ngo uzababera akabarori. Imana idufashe kumvira isomo. Uru rukundo rero uyu mugabo yari afitiye umwana we Yosefu, ngo rutuma aza kumudodeshereza ikanzu. Urwo rukundo amaze kumudodeshereza ikanzu, ngo iyo ari ikanzu y'amabara. Iyi kanzu iza guteza kandi kavuyo. Icya mbere ni inzozi, ikindi abarotoreye yuko ari usigara ahagaze bibaye ikibazo. Icya kabiri kwirwa abarega babona ni ikibazo muri bo. Barangije babonye ikindi kijya gukurikiraho, bamudodeshereza ikanzu wenyine. Biravuga ngo hari ikindi abarusha, bisobanura ngo hari ukundi kuntu bamubona bo batari kubona, ariko umubyeyi we yari yabibonye hari akarusho. Icya mbere yari wa mugore, yari umwana wa mugore w'inzozi ziwe. Ni ukuvuga ngo hari ukundi kuntu yagombaga kumutetesha, hari ubundi buryo yagombaga kumufata. Noneho azana, none hariho n'abakuru avuga ngo ni mutoya muri batoya, hari keya yagombaga kubona kubw'umwihariko. Arangije aza kumudodeshereza iyo kanzu. Bari abantu bagira ikibazo. Ndakubwira ngo mu migisha yawe yose, pa yose watera, intambwe yose utera, ntabwo ariko abantu bose bayishimira, ntabwo ariko abantu bose banezererwa iterambere ryawe, ahubwo uvuge ngo gatoya ngezeho cyangwa kanini ngomba kugashimira Imana kandi nkakaragiza Uwiteka. Urugendo rwose ngiye gukora, ahantu hose ngiye kugenda, manze mbaza Imana, mbese Uwiteka ushyigikiye intambwe zanjye, kuko nuzishyigikira uzasohoza kugerayo kwanjye, uzabana nanjye, uzanshigikira. Bibiliya igitubwira ngo ntitukababazwe n'abakora ibyaha, ngo kuko bazuma vuba nk'ubwatsi. Niyo mpamvu mu byo ukora byose, byaba biri kwemera byaba bitari kwemera, ariko uvuge ngo niba mu mutima nta kinshira urubanza, niba mu mutima nta mushinja cyaha numva indimo, ndemera nkomeza imbere, nzi ko Imana itazampana kandi itazantererana. Uyu mugabo yumvaga ari inosa mu mutima we. Yosefu yumvaga nta kintu na kimwe kimushinja, yumvaga afite urukundo, yabivuga akabivugana imbabazi, yabivuga akabivugana impuhwe, yabikora byose akabikorana urukundo. Noneho ngo se amudodeshereje iyi kanzu, we nta ruhari yari abifitemo. Nk'uko umuntu yabyuka mu gitondo ukabona baguhaye kado, ntayo wasabye, ntayo wateguriwe, wari uzi ko yateguriwe, ariko ari uwagutekerejeho. Rero iyi kanzu nayo itera jalousie, biba ngombwa baravuga ngo iki cyana, uyu muhungu ushaka kuturutishwa mu bindi bintu byose, ntabwo nabyo bizatugwa neza, ngo bituma bamwanga. Bajya kuragira, bagerayo bagashotorana, bagerayo bakamwiyenzayo, bagira icyo bakora ati uragikora, mbega Lewi wowe uravuga uzi neza ibiri bube nimugoroba. Ese Rubeni we uratongana na Gadi uzibiri bube nimugoroba. Ese Gadi we urabuvugana na Dani nabi, ntago muzi ko ari buturege. Bigatuma bakomeza kumwishisha kubera ko ari buze gutanga amakuru. Ariko nubwo byakwishisha, nubwo byamera bite, ujye uvuga ngo niba nta mutima unshira urubanza, Imana iracyari kumwe nanjye, Imana iri mu ruhande rwanjye, ntacyo uzaba. Imana iragushyigikiye, ntacyo uzaba. Ndenda kukubwira rero, uru rukundo rujya rutuma hatabamo kwiyumanganya, rujya rutuma hatabamo kwifata. Niba ari
kado ijuru rikemera rikayirekura igakoresha bigomba gukoresha, ariko ibyawe bigasohora, ibyawe bikagenda ku murongo. Ibi byaje gutuma igihe kimwe, kuko bari mu gihugu cyari kirimo ubwatsi butarimo, ngo bajya kugisha kugira ngo barebe yuko inka zabo zazabona, imikumbi yabo yabona ubwatsi. Gitondo kimwe Yakobo arabyuka abwira Yosefu, aramubwira ati mwana wanjye, nta makuru mfite y'abakuru bawe, birashoboka ko wahaguruka ukajya kubasura, ukamenyera amakuru yabo, ukamenya uko babayeho, ndetse ukabashyira n'impamba bakongera bakarya ku byo kurya byo mu rugo. Haleluya. Ababyeyi bajya bamenya neza yuko dukumbuye ku byo kurya, bakibuka yuko abana batamerewe neza, aho uri mu interna, aho uri mu kazi, aho wagiye hirya hose, umubyeyi avuga ati mwana wanjye, uribuka ibi nibi, nuko ababyeyi bakora. Ariko nenda kukubwira ngo abo ni ababyeyi b'umubiri. Hari umubyeyi wo mu ijuru uhora ahangayitse, yibaza mbese Debora byagenze bite, Crispe byagenze bite, Joshua bimeze bite, Noah bimeze bite, Noela bimeze bite, yiriwate, amakuru ye nayahe. Akohereza marayika akaza akirirwana nawe, akamubaza mbese genda urebe isengesha amazi imisi asenga hari icyo byatanze, mbese amasengesha amazi imisi yohereza, mbega iby'amazi imisi asaba hari amakuru. Marayika akaza akamubwira ati data wa twese we, Noela twageziwe, kwa Debora twageziwe, twasanze ari amahoro, ariko akanaka twageziwe dusanga ari mu bihe byo gushima, twageziwe dusanga ari mu bihe byo kongera kwegera intebe yawe, arashaka kwegera ubwiza bwawe. Ayo makuru Imana ikongera kavuga ngo Imana ikongera kanezererwa, kuko yongeye kubona yuko abana bameze neza. Rero urwo ni urukundo rwa data yadukunze, tutabasha kudefinisa, tutabasha kuvuga neza, ariko rurakomeye, rurahambaye, ngo rurusha imbaraga urupfu, rurarusha ikuzimu urupfu, rurarusha imbaraga. Aho hose Imana igihagera kugira ngo ikomeze gusigasire. Uyu mugabo rero ngo arahaguruka yumvira ise, agenda ajya kugabura ibyo kurya, ngo ariko agituruka kure kubera yakanzu. Vuga ngo ikanzu, kubera yakanzu bamudodeshereje y'amabara, bituma bene se aturutse ku musozi wa kure, umubonye ati dore Karosi, nundi ati dore niwe koko, yambaye wa mwenda data yamudodeshereje, wa undi yamuhaye twebwe tutabonye, ya indi yamudodeshereje akaturutisha. Nuriya nguri araje. Ati rero reka tujye inama, agiye kutugera iruhande kugira ngo turangize ibibazo bye, kugira ngo turangize ikibazo kiwe cyose. Reka dufate uriya mwana tumugambanire, tumwice, nitumara kumwica papa azaburundi atetesha, azashaka abandi avugisha. Ninde warogoye umugambi w'Imana? Ninde wakoma Imana mu nkokora yagambiriye gukora? Ninde waza inama zose zabera mu rwihisho, zabera hagaragara? Iyo uri ku mugambi w'Imana, yego uzageragezwa, uzababazwa, ariko nta kintu na kimwe gikomeye kuruta umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe gikomeye kuruta icyo Imana yakuvuzeho. Ushobora gupfuka umusatsi, ushobora gukubitwa n'ingingo zigasigara ari ibice, ariko Imana itari yagukoresha icyo yagambiriye. Sifa kwa Mungu. Imana itari yagukoresha icyo yagambiriye kugukoresha, ntabwo ihwema, ntabwo ituza, nta nubwo isinzira. Yosefu yaraje, akihagera baramwakiriye, yaje azimira, yaje abaririza, yaje yuzuye urukundo, akumbuye bene se, ariko yinjira mu gico cy'abatamufitiye urukundo, yinjira mu kugwa mu bantu batari bamukumbuye, yinjira mu bantu yari afitiye ubwuzu ariko batamufitiye ubwuzu. Arangije Yosefu arababwira ati narinzanye impamba, data yarabantumyeho, papa yarabakumbuye, papa yarabafitiye urukumbuzi, papa yarabafitiye inkumbuzi nyinshi, ndetse yumvaga ahangayitse ku bwanyu, ahangayitse yibaza mumeze mute, ni gute amakuru yanyageze hehe, mwabonye ubwatsi, inka mbese zimeze neza, amatungo ameze neza? Nibyo yantumye kugira ngo nze. Ariko ntago bitaye kumva ku makuru ya se, ntago bitaye kumva kubivuye iwabo, ariko ngo bahise bafata yakanzu barayishishimura. Bamaze kwishishimura barangije bagira bate, bayishiramo amaraso. Ariko kugira ngo bakore ibyo ngibyo ni ukubera ko mukuru wabo yabonye ko bagiye gukora ibara ritazapfa kubavaho. Arababwira reka tujye inama, tumufate tumujugunye mwarura rwobo, niturangiza dufate iyi kanzu, twice itungo rimwe, tuze twishira amaraso, tuzayohereze data, tumubwire yuko inyamaswa zari umwana we, inyamaswa z'inkazi, maze azamenye ko umwana yapfuye. Ariko Bibiliya ikambwira ngo mu mutima we Yuda yibwiraga yuko nibajya
hirya ari bugende muri cya cyobo wenda akazamusayuramo akamukuramo. Ngo barangije baramufata mu gihe bari bagiye kumucisha muri cya cyobo. Haleluya. Imana ntiyemera ko kiriya cyobo kigenda ngo akigwe maze kugipfiramo, ngo ariko ngo mu gihe bamaze kumushugunyamo undi we yari hirya, barongera baraza ngo babona abishima ariho barimo baratambuka. Bagiye kugenda mu gihe barimo barigendera ngo baramuvuga ati aho kugira tumujugunye muri iki cyobo azagenda apfiremo cyangwa hagire n'ibindi aba, reka tumugurishe batwihere amafaranga, batwihere uburyo bwo kwiberaho, tumutange urwo rubanza rutuveho. Yosefu aragurishijwe. Ntabwo agurishijwe na mukase, ntabwo agurishijwe n'undi muntu uwo ari we wese, ariko agurishijwe n'iki? Agurishijwe n'abo bavukana n'amaraso ye, abari bo bamutanze. Ntabwo aduyi wawe bari kure, nta nubwo umwanzi wawe bari kure, nta nubwo biguhiga biba kure. Imana yemera ko bikuba hafi, ukirirwana nabyo, mukabana nabyo mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo igihanda kiguhande neza, ariko uzave muri uwo kwemerwa, uzavemo uwo kuzatanga ubuhamya buzima. Nenda kukubwira ngo Yosefu ntabwo byarangiriye aho, yaragiye aragurishwa. Ageze kwa Potifari, nabo bagezeyo mu gihe bamubonyemo, Potifari amubonyemo umuntu w'umumaro, abonye ko hari icyo yakora. Umugore wese dayimoni muhagurukiramo. Data we, umugore ahagurukirwamo na dayimoni, wamubonamo ko ari umugabo mwiza, ari umusore mwiza baryamana, ariko umugabo aravuga ngo no, Imana yankuye kwa data ikanyemerera yuko njya kubona na bene data. Bene data akaba aribo bangambanira, bigeraho bangurisha. Imana igakomeza ikandinda etape par etape kugeza kuri uyu munsi. Ntabwo nayihemukira, ntabwo natojwe gutyo madamu, ntabwo nigishijwe gutyo, ntabwo ari uko narezwe, hari ukundi kuntu narezwe, ndi ubwoko bwashizwe ku ruhande. Imana yanyemere ko nitwa Karosi, atari uko n'abandi bataryama nk'uko ndyama, n'abandi basinzira nk'uko nsinzira, ariko yabimye izo nzozi abari ngiye wiziha. Yabimye iryo yerekwa kugira ngo abari njye urigira. Aya masaha mwene data warumva ijambo ry'Imana, Imana iguhereza amaviziyo menshi, Imana ikakwereka byinshi, ukabona ko ari ibicaho de passage. Ariko nenda kukubwira ngo hari impamvu amajoro tuyaryamye turi benshi, ukagira ibyawe uraramo, n'undi akagira ibyo araramo. Ariko ujye uzirikana guhamagarwa kwawe, kuko abahamagawe atari benshi, n'abatoranijwe si benshi, abanyabwenge batoranijwe si benshi, abo Uwiteka yahisemo si benshi. Ariko niba wowe ubona hari akise ntoya ufite imbere y'Imana, yikoreshe kuko uri uw'agaciro, yikoreshe kuko uri umumaro mu maso y'Uwiteka. Haleluya. Uyu muka Potifari mwaramubwira ati no, ntabwo bishoboka ko wansuzugura, ntabwo bishoboka ko wabigenza utya. Uyu mugore abonye ko atsinzwe, ngo asa naho agiye kumufata ku ngufu, agiye gufata ku ngufu. Umugabo ngo aremera yikura ishati, yemera yuko trace zigaragara, ibimenyetso birasigara, ariko aravuga ngo mu mutima nzi yuko ntacyo kwiyandurisha cyahangaha cyambayeho. Iyi shati ishobora kumbera igihamya. Mwihangane mbabarire. Ishati ishobora kumbera igihamya yuko nakoze icyaha, ariko mu maso y'Uwiteka ari ureba ukuri ko mu mutima, akareba n'ukuri kuri biri hanze, arabizi yuko ntacyo nakoze. Haleluya. Mbese ugiye wijya kwisobanura ryari? Ni kangahe wisobanura ntibyemere? Ni kangahe wisobanura ntibikunde? Ni kangahe wisobanura ntibyemere cyangwa ntibikunde ibyo urimo uravuga ntibyumvikane? Ariko data wa twese azi ukuri ko mu mutima, azi ukuri ko ahiherereye, azi ukuri ko hatari abantu, azi ukuri kwa wenyine, azi n'ukuri kwa rusange. Niyo mpamvu nenda kukubwira ngo wicike intege. Yosefu yavuye mu nzu ya Potifari, aho yaryaga ibyo kurya byiza, aho yari afite mayoneze, aho yari afite icyayi cyiza, aho yari afite za makaroni, aho yari afite inyama z'ubwoko bwose. Ariko aravuga ngo ibi byose ndabyemeye mu cyimbo cyo kugira ngo nishimire iby'umubiri wanjye, akanya gato yanze kuza guteraganwa, akanya gato yanze gutakaza iby'ubugingo, akanya gato yanze gutakaza iby'agaciro mfite mu maso y'Imana. Ndemera mbabazwe nonaha, ariko ejo hazaza hari insinzi. Emera unyure mu byo urimo uracamo, emera unyure mu nzira urimo uranyuramo, ariko nyuma y'igihe gitoya hari insinzi twizeye. Hari Imana irimo irarwana urugamba, ntabwo uri wenyine, nta nubwo uri kuri urwo rugamba wenyine. Ugutsindishiriza ari hafi, ukuneshereza ari hafi, ukuneshereza muragendana kandi murahorana. Haleluya, haleluya. Wowe uteze amatwi, wicika intege, wirambirwa, wibivamo,
komeza rwana urugamba. Mu gihe ugihumeka uri umutsinzi ndetse kurushaho. Mu gihe ugihumeka uri umutsinzi ukomeye. Niyo mpamvu aya masaha nenda kukubwira ngo ruriya rukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana, ndetse niyo habaye ikibazo gikomeye, umwana wanjye ashobora kurira n'undi mwana akarira, ariko iyo bana babiri barize bafite ababyeyi batandukanye, uwawe iyo arize ubyumva vuba, uwanjye iyo arize ari kumwe muri fure y'abana benshi ubyumva vuba. Nibyo bintu kugira ngo ubyumve ntabwo ari uko sinzi, ni fenomene Imana yakoze. Hari ukuntu ubyumva ikintu kinyuraho mu nda yawe ukumva ko uwo mwana atari uwabandurize ariko ari uwawe, kubera iki? Iyo connection ihari. Urwo rukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana ni urukundo n'Imana yonyine ishobora kurudefinisa. Ayo marangamutima, izo mbabazi, izo mpuhwe zishobora gutuma niba umwana agiye kugira ikibazo, agiye kugera mu kibazo kidasanzwe, umubyeyi akabyumvamo ukumva hari kigiye kuba. Hari n'igihe bari n'umuvandimwe wawe uvuga ati hari ikintu kidasanzwe kiri bube, hari ukuntu yumva bitameze neza. Ese data we wa wundi turi ba originale biwe abyumva ate iyo abona uri murarira? Abyumva ate iyo abona uri murataka? Abyumva ate iyo akubona mu kaga? Abyumva ate iyo akubona mu mubabaro? Abyumva ate iyo abona utishimye? Nenda kukubwira ngo Imana ntabwo izaguhana, Imana ntabwo izagutererana. Urukundo gufitiye rurakomeye, urukundo gufitiye rurahambaye, urukundo gufitiye ntabwo rusanzwe. Komera, shikama, garagaza yuko ukibishaka gukiranuka, ntabwo Imana izaguhana. Yosefu yaragiye agera mu nzu y'imbohe, agera mu nzu y'imbohe, bamurega amafuti, bamurega ibinyoma. Umugore yicaraho aryama umwaka wa mbere, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, amezi 12 aragenda, amezi umwaka wa kabiri uragaruka, urongera urakubitwa nawe uragenda. Afunzwe, yarahanuriye abagomba gusubizwa ariko ntibamwibuka, kugira ngo Imana yongere, kugira ngo yibuke Yosefu iteze ikibazo kwa Farawo kujya kurotesha inzozi. Kubera iki yagiye kuzirotesha? Nuko isaha y'Imana kugira ngo uriya mugabo Yosefu yibukwe yarigeze. Imana yemera guteza ikibazo bamwe kugira ngo isove abandi, yemera guteza ikibazo kugira ngo yibuke abandi. Ushobora kuba uri mu bisubizo ariko hari abandi bariho bararira, ariko ibyo bihe byawe byiza urimo hari abandi barimo barabibabariramo kugira ngo wowe wishime. Rero niyo mpamvu ibihe byose nubona keza ubayemo jya uvuga ngo Mana ushimwe kubw'uyu munezero ntije, ushimwe kubw'aka kanya keza mbashije kubamo, kuko isi iragenda idusiga, ibihe birimo biragenda bidusiga. Iterambere ni ryinshi, ikoranabuhanga ni ryinshi, ariko muri byose gutinya Imana no gukiranuka ntibikajye mu ikoranabuhanga, ahubwo bigwire muri twebwe, ahubwo bibe byinshi. Bwa bwoba bwa wa munsi wakizwaga, bwa bwoba bwa wa munsi washakaga Imana, bwa bwoba bwa wa munsi wakiraga agakiza, bugwire bukomeze bube bwinshi mu mutima wawe. We kuvuga ngo ejo nari meze ntya, uyu munsi ndasirimutse, n'agakiza kari busirimuke, na Yesu wawe asirimuke. Yego, sinkwifurije kuguma mu bihe bisanzwe bya kera cyangwa mu bihe bindi bitari byiza. Injira mu bihe byiza, ariko uve mu byiza no mu buryo bw'umwuka uvuga ngo naho ndimo ndenjira mu bihe bidasanzwe, naho ndimo ndafashwa, hari icyo ndimo ndakora, hari uburyo numva ndimo ndakura, ndi kuba munini mu buryo bw'ubumana. Uyu mugabo Yosefu yagiye mu nzu y'imbohe, amaze kujya mu nzu y'imbohe nyuma y'iyo myaka 2 niho ikibazo cyabaye. Farawo aza kurota, ariko uwo mukozi bari barahanuriye yaragarutse kuza guseriva vino ibwami, aza kuvuga ngo umuntu umwe nzi yuko habamo Imana zera. Imana yacu irera, ikera ikareba n'ahandi udafite uruvugiro ikahaba. Yosefu nubwo yarari yagiye hari yagiraga ngo nafashe n'abari mu nzu y'imbohe. Umukozi w'Imana nubwo yaba nafunzwe, nubwo yaba ari he, n'ahari abari mu kazi. Sifa kwa Mungu. Umuntu umwe nigeze kumuganiriza, mubwira ku ijambo ry'Imana, ndamubwira ni kubera iki ukizwa ariko ukagenda uvangavanga, bigatuma rimwe na rimwe bigutera kuba mu kaga, ubuzima bwawe bwinshi buba buri mu kaga kurenza ikindi gihe. Agakiza ukabamo gake, ariko ikindi gihe ukibamo mu bihe by'imibabaro. Arangije ijambo ry'Imana yansubije, yarambwiye ngo imunsi nari mu nzu y'imbohe, icyo gihe nagezeyo nsanga hari undi mukozi w'Imana undusha grade uriyo. Noneho ndangije mufasha, uwo muntu akorera Imana mu buryo bw'indirimbo. Arangije arambaza, arambwira ati iyo ndimo ndaririmba hara muri gereza harabo mfasha. Noneho
bishop wari ufunzwe nawe ngo arangije aravuga bishop ngo aramubaza ati wowe waje hano gute, n'undi amusobanurira impamvu yaje, ngo arangije aramubwira ngo izo ndiri muri mboririmba nari narashatse umuntu wamfasha muri korari ya hano muri gereza naramubuze. Ati burya naragusengeye cyane, narasenze ngo Imana izakunzanira, narasenze ngo Imana izampa umuntu nkaho zikuririmba namwe. Tonto kumburi hariya nawe warahamagawe kugira ngo ujye gukorera Imana hariya muri gereza. Ati nawe yari yararenze hari arabwiriza akagira ijambo ariko yakenera uririmba akamubura. Okay, aravuga ati rero ubwo ndi hano nanjye ndi mu kazi. Bishop ngo aramubwiye ngo aramusengeye cyane, nukuvuga ngo nahari abariyo bari mu kazi ariko ntago bajya babaje mu kazi bagenda kubera impamvu runaka. Yego ntago ndi buyinjiremo iyo mpamvu siyo inzanye hano, ariko uwo muntu nawe aramubwiye ati burya naragusengeye cyane, ni wowe nari narasabye Imana ngo uzaze kugira ngo mfashe kugira ngo aba bantu nabo bajye mu murongo mu buryo w'indirimbo bariho barakorera Imana mu nzu y'imbohe. Ndenda kukubwira rero hari ahantu Yosefu nawe yinjiyemo agenda arakorera Imana. Ntago yavuze ngo Mana waransize, ntago yavuze ngo Mana warantereranye, ntago yavuze ngo Mana ntago bigeze unyibuka, nta nubwo ubona ko ndimo ndazira ubusa, ahubwo yarakomeje arakora. Aravuga ngo nzi neza yuko umwami wanjye ajya hemba neza, hari igihe kimwe nzanezerwa, hari igihe kimwe Imana izabona yuko ndiho ndarengana ikaza kumporera cyangwa ikanyishura igihe cy'umubabaro wose maze mfite. Yosefu araza, baragenda bajya kumukorera amasuku, baramwogosha bamwambika neza kuko yaragiye kubonana n'umugabo ukomeye, umuyobozi w'igihugu. Arangije aragenda amubwira inzozi zose, arazisemura, arazimusobanurira, ndetse avamo abaye iki umuyobozi aba premier ministre kugira ngo agira ate ajya akomeza kujera bya bindi nkuko Imana yabimweretse. Ndenda kukubwira wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Dutangira twavuze ngo ntabwo ijambo ry'Imana rizira ubusa. Ntabwo nzi ibyo uri muracamo, sinzi n'ibyo uri murasengera, kandi amagambo y'Imana tuyumva buri munsi, ariko reka iringiri ryongere riguhembure, rigira ahantu rigukura, rigire naho rikugeza, kubera ko kubyumva ukabitaho ngaho uzaba utahiye umwanya wawe w'ubusa. Ariko nenda kukubwira ngo wowe uteze amatwi iri jambo, reka rigira aho rigukura, rigira aho rikugeza hazima, wongere wimuke mu buzima wari urimo, wibuke mu bihe bibi wari urimo, wimuke mu bihe by'akamenyero wari urimo, winjire. Bene data benshi bakunda kuvuga ngo bagiye mu ijuru ntago bajya bagaruka ngo baze batubwira amakuru nguko bimeze, ariko data wa twese tuzi neza yuko atabesha. Igihe kimwe hari impande izavuga, kandi ibihe bigenda bisunika bijya imbere, ngo igihe kiratwegereje kuruta igihe tumaze cyose dutegereje. Niyo mpamvu mbasabye nanjye nisabira kugira ngo Imana idufatire ku rufatiro, twongere tunogerwe n'uru rukundo. Nubwo twaca mu bihe bigoye, urukundo rwa data ntirujya ruhinduka. Nubwo twaca mu muriro, urukundo rwa data ntirujya rutureka. Nubwo twaca mu mazi, urukundo ntirutureka. Nubwo warya ntuhage, ntabwo urukundo rw'Imana rikureka. Nubwo wakwambara ubusa, ntabwo rukureka. Nubwo urubanza rwa rutajya rutsinda, ntabwo Imana irakureka. Ariko nukugira ngo ya myaka na cyagiye nikigera uzabona ishimwe rifatika. Indwara urwaye ubona ntabwo iri gukira, ukabona amasengesho usenga nta hantu ari kugera, ukabona icyifuzo cyawe aho ukimariye ugisengera imbere y'Imana nta mpinduka. Nenda kukubwira ngo nyiri biharahari, nyiri biharagufite, nyiri bihafite ibihe byawe, nyiri bihafite umunezero wawe, nyiri biharakuzigamye, nyiri biharagutegereje kugira ngo igihe nikigera Imana ntizakererwa, nta nubwo izatinda, nta segonda nta tierse izatindaho, izakorera ku gihe cyayo kugira ngo ikuremere ubuhamya. Imana wo mwijuru guha umugisha, yongera ihembura ubugingo bwawe, yongera igire gukurigire naho kugeza. Imana iguha umugisha, kwibuke. Ndakwibutsa ko data gukunda, ndakwibutsa ko Imana igukunda, urukundo rudasanzwe, urukundo satagukunze, urwo mama watagukunze, urwo bamuvukana batagukunze, hari ugukunda urwuzuye. Imana iduhana umugisha. Reka nongere ngusengere. Imana data wa twese, nongeye kugushima kubwira ijambo ryarimbwiye ngo urukundo ruri hagati y'umwana n'umubyeyi. Uri umubyeyi udasanzwe utureberera ibiri imbere, ukamenya ibyabaye ndetse n'ibizaba, ukamenya n'ibiriho. Niyo mpamvu tuzigamye kugira ngo ejo hazaza tuzagukorere nta nkomyi. Komeza rero ubere maso uyu mupapa cyangwa umumama cyangwa umusore ndetse n'umukobwa bazatega amatwi cyangwa bazumvira ijambo. Reka ubimurire ibihe ubageze mu bihe nyabyo, reka ubimurire ibihe ubageze mu bihe by'amashimwe. Nubwo bafungwa, nubwo bafungirwa imigisha, nubwo babona ibyo basa
baba batabyinjiramo, ariko tuzi ko igitondo cy'umuzuko kizaba, tuzi ko igitondo cyo kwibukwa kizabaho, kandi bazagushima. Gira uwuhembura binyuze muri iri jambo, gira uwutabara binyuze muri iri jambo, gira uwutabara binyuze muri iri sengesho, gira uwo wakiza indwara waheze ku gisasiro, gira abafite karande abo watabara mu izina rya Yesu Kristo. Wimure ubuzima bwabo mu gice kimwe, bimurire mu kindi gice cy'amashimwe. Urakoze ko wumvise, kuko uhembuye kandi wongeye gutabara. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.